MT22 Music ikomeje kubitaho uko iminsi igenda, kandi Imana ibaha umugisha uburyo mukomeje kudufasha. Abatakora subscribe nabo bari kuzikora kugira ngo basapotinge iyi MT22 Music. Post ejo nashyize kuri WhatsApp status, nashimaga Imana aho ikuye MT22 Music. Uko hari ameze kera mu myaka nk'ingaho ishize 2-3 gutyo, mwaka umwe kugeza ubu ngubu dushima Imana. Ngira ngo abayibonye bashimye Imana, ariko turashima Imana cyane ugumye kudufasha no kubana natwe mu buryo bwose, kandi intego ni imwe, nuko tugomba kwigisha, tugakora ibyo tugomba gukora, muri make tugakora ibyo twahamagariwe. Nshimira abanyeshuri bose bakomeje kwiga, bari mu bihugu bitandukanye, rwose no kuri turabashimira cyane uburyo mukomeje kwiga online, kandi nizere ko amasomo ya MT22 Music abanyura aho muri hose. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbavangire mu buryo bwa urabona ibihugu byinshi byinjiye mu iyobokamana. Usanga rero buri dini rigiye rifite umwihariko waryo, cyane cyane nko mu ndirimbo. Usanga abadventiste bacu hari indirimbo dufite zihariye tuziranyeho, ugasanga zinago tuzize. Mu katolika ugasanga hari izo dufite tuziranyeho, usanga andi madini ntago azizi neza, uretse ko akenshi yarigeze baziri international. Usanga n'amatorero akenshi aya Protestant nabyo ugasanga indirimbo tuziranyeho, ugasanga zirahari. So rero ndashaka uyu munsi cyane cyane runa do twarayibonye. Akenshi iyi do improvisation yayo twarayize, abazajya kuri YouTube muzabona hasi improvisation ya do ko yo igarukira ikora mu byo bita octave ebyiri. Ushobora kwibaza ngo octave ni iki? No kuva nta manota yo kuva kuri do re mi fa sol la si. Urumva amanota uko ari 7, hanyuma hagati ya do, hagati y'inota n'irindi do re, ugasanga ngo hagati harimo ibyo bita dièse, abandi bakayita bemol, sibyo? Do then do dièse, ubwo niyo ijyamo hagati ya do na re, kugira ngo umuntu yaza kuririmba runaka wenda atanazi cyane kuririmba, ukumva ntago aririmbiye mu nota hagati mu manota neza. Niba ari do, niba ari re, usanga ntabwo ari hari, usanga ijwi ryibereyemo hano hagati, batekereje ko umuntu aje kuririmbira aha ngaha, ugasanga arimo hagati mu manota uko ari 2, hagati hari icyamugoboka. Niyo mpamvu bashyizemo ibyo bita ibice cyangwa ama dièse. Usanga do ifite do dièse izunganira wa muntu ushobora kuba imiririmbire atarimenya neza ngo akurikire music, hanyuma umucuranzi akaba ari we umudefanda. Okay, so ayo manota ni 7 y'umwimerere, do re mi fa sol la si, murayazi. Hanyuma hakongera hakaza ibice byayo. Twabonye ko ngira ngo babikurikira amasomo kuri YouTube, twabonye ko mi itagira dièse ndetse na si. Byumvikane ngo ubwo amanota yari 7 havuyemo 2 atagira dièse, ubwo dièse ni 5, sibyo? Gufata ya manota 7 ugateranya na za dièse zingahe? Za dièse 5 tubonye na manota 10 nangahe? 12. Icyo nicyo gitebo bita octave. Ubundi uva kuri do ukagera kuri do hejuru. Okay, icyo gitebo bwacyo kigizwe n'ayo manota bakita octave. Okay, hati octave, sibyo? Niyo mpamvu umuze octave, ariko rero ngo ubona ko impoze indi octave yo hejuru, ubwo ngiye muri octave ya 2, sio? Octave ya mbere, okay, ya 2, ubwo ni indi octave indi igerekeranye ya 3. Urumva ko zaba ndende, nicyo bita octave. So do rero muri improvisation yayo, amasomo yayo uko ateye ava kuri do, twarayize, nawe nshaka kwisubiramo.
agarukira ngaho gusa. Burya iyo ugiye gutya ni ubundi buhinga bwawe, ariko amasomo yo do, none ikongera igakura muri octave yo hasi. Urugero niba ari iya mbere twabonye ngo do re mi fa so, iyo ni octave ya mbere. Noneho gusubira hasi do si la so, twatangiye muri do, turazamuka ngo re, none ubu do si la, sibyo muri make. Noneho do si, byose barabibonye, niyo mpamvu rero kubigisha mu buryo bwo kwigisha la, so. Muri make do ikora muri octave ya mbere igice, iva kuri do kujya kuri sol, ikongera igakora muri octave y'inyuma, iva kuri do ijya kuri sol yo hasi. Okay, muri make tugiye kureba rero indirimbo zo twakoreramo imyitozo mu bantu bize iyo improvisation, iyo muri hwati, iyo muri do. Twize neza icyo bita improvisation cyari cyo kwari kumininga melody, cyangwa se kumininga indirimbo ikumvikana umuntu ataratangiye kuririmba, sibyo? Aha, urugero abayizi rero mufata ikaye n'ikaramu, tugiye kwandika amanota yayo. Do mi 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 so fa mi re mi, siremo do mi mi do mi mi so fa mi re. Kwandika indirimbo do mi do mi so fa mi re mi do. Igitero mi re byose mwarabyize. La abatarayibona bajye kuri YouTube yanjye, bajye muri videos barareba hasi improvisation ya do, barahita babikora ako kanya mu masegonda, bija byoroha abana banjye. So so
neza. Bibaye byiza mushobora kudownloadinga cyangwa se nta mpamvu mushobora kujya kuri YouTube mukagenda mukatinga neza mwandika amanota mwikaye yanyu. Iyo ndirimbo bayita ngo nkubone bayita nkubone. Okay, iyo ni muri Katolike, iyo ndirimbo irazwi cyane, iri international, kandi nanone ngira ngo natwe turayizi, surumva rero ko iyo ndirimbo izwi cyane. Hanyuma tujya mu ndirimbo y'Abadiventiste ivuga ngo mwitegurikaye n'ikaramu twandikira none. Ubwo ni abadeni y'Abadiventiste, ngira ngo mwese ndashimana ko mujya muhurikirana amatorero yose atandukanye. Adventiste izwi cyane, twese turayizi rwose. Uburyo uyikora muri do yawe, si bivuze ko indirimbo igiye muri do itajya n'ahandi, kuko hano muri re imbera araya ajya amariko yayo iri hasi, iri hasi. So byumvikane ko indirimbo yicurangira ahantu ushaka, ariko ushobora kuyicurangira ahantu ari hasi, abaririmbyi bakavunika, cyangwa se hejuru, hose wabikora nta kibazo. Ubwo ni ubuhinga, sibyo? Hanyuma rero turacyari muri do, tugiye kurebera indirimbo ya Giprotestant rwose izwi cyane, yaba ari Uganda, mu Rwanda, mu mahanga yose. Gorisaku
umuntu yakurikirana. Nizere ko nafashe kaya kukandika do ni do enye Alright. Mwabyiyumviye inshuti zanjye, nizere ko izo ndirimbo muzikoze neza, murazibonye rwose. Abanyeshuri banjye munkurikirana kuri YouTube ndabashimira, kandi bakomeje kumbwira ko turi kwigisha mu buryo bubanogeye, nuko nanjye ndabashimira cyane. Maze disi mbabwire, uko iminsi yisunika niko tugenda dukora ibinose kugira ngo mubashe kwishima no kunezerwa. Imana ibaha umugisha, turacyabatekerezaho ibindi byinshi. Banyeshuri mukomeje kwiga, mukomeze munyoherereze video zitandukanye. Itangazo nshaka gutanga, abanyeshuri kuko biga iminsi 8, abaza mu kigo hano mu kwezi, cyangwa abafata amasomo online bakafata amasomo 2 mu cyumweru, urumva na amasomo 8 mu kwezi. Ndababwira ngo muhumure, cyane cyane bari kwiga mu ishuri, rwose nimuze mwige. Wigira ikibazo cyuko umunsi wawe wenda utawize bitewe n'akazi kenshi, humura rwose. Ngwino wige, don't worry. Baravuga ngo amafaranga yanjye yashizemo ubusere, oya muhumure mama, muhumure muze mwige, then dushyire ibintu ku murongo tuganire, kuko icy'ingenzi nabonye ni ikihe, nuko dutanga ubumenyi, nuko ngo ubumenyi hanyuma ukabutwara ariko ukigisha abandi nawe, hanyuma nukuza mukaza mu kigo tukareba, tukaganira, tukiga, tugashyira ibintu ku murongo, bigashoboka mwigira ubwoba abana, mwigira ubwoba. Imana yabashyizemo iyo mpano ishaka kugira ngo ikoreshe ibintu bikomeye cyane. Sibyo abashaka kwiga indirimbo za Karahanyuze rwose
ukabikora nk'izi. Muzaze ni ukuri dukore niba ngo shyiramo indirimbo usanga ibintu bibaye byiza. Nimuze dukore, muze twige, ntawamenya Imana icyo yaguteguriye imbere. Ngewe icyo nshinzwe ni ukubashyira mu mpano gusa, hanyuma Imana nsenga ikabakoresha ibyagutse kandi binini. Imana ibagire neza, ndabakunda cyane.